naha rero pasiteri yavuze rero ngiyi ejo twavuze ibya Dawudi atekereza gusa ukuntu Imana yagiriye Dawudi neza arabitekereza arabaza umutima waje himbaza aha nayo Zaburi ni 150 izo nizo zanditswe aho tumuza amashapitire ariko izaki nabwiye muka pasiteri nijoro cyangwa none ndabimubwiye cyangwa nijoro twaraganiriye cyane ndamubwira ngo izacu twozandika ibitabo twabonye uriya mu mama biriya yikoreye naje nababwiye mushakoshi bari badutegetse amashakoshi yo kuja mu ndege ndababwira ngo iriya Bibiliya ndayifite hariya niwe shake bazosubiza ibindi byose ishakoshi biriya biro nibigeza yonyine nzaheza isobanura noneho ndavuga ngo rero amashimwe yacu natwe tugiye kuyashiraho ni menshi ariko Dawudi aravuga ngo reka niyo gadoye tuvuga Dawudi aravuga ngo aha kuri sete aravuga ngo wamenyekanishije ni wowe werekanye ni wowe weretse Isiraheli zina zawe bava muri Egiputa baje muri Kanani hari umunsi natekereje kuri icyo kintu tekereza ukuntu Imana yahagurukije abamisiraheli urugendo rw'iminsi 3 iminsi bamaze imyaka 40 umva izo nzira bamenyekanishije abareza Dawudi atangirira abareza mushimira ariko muri iyo myaka 40 ihuzu bambaye ihuzu bahagurukanye ikaze amikoro gusanga ikirato abana bahagurutse bafite imyaka 2 ibirato z'amaguru ndabuza kujya ibirato bikurana n'abantu amahuza kurana n'abantu ibintu byose byakurana aravuga ngo ni wewe wamenyekanishije iyo nzira muri Isiraheli urababwira ngo nibadaca mu nzira y'iminsi 3 bagaca inzira y'iminsi 40 bazayicamo kandi uzobatungira hari igitondo kimwe ngo bazutse hamanuka ijwi hamanuka izina ryitwa Mana iki niko risobanura ngo bwake gusa mu gatondo basaze inyama bagize inzara ngo baba basanga gusa Mana bose usoma ngo sikiniki bose ikiniki sasa kwa sasa niyo ndirimbo bwake gusa ikiniki Mana iyo usoma yabamenye byose n'Imana mu ngongore uzobona Imana Yesu manichu haleluya aravuga ngo mushimuye umutima waje shimute wowe wamenyekanishije Isiraheli ubayobora mu nzira zawe urazibereka Imana bagire neza haleluya narababwiye ngo buriya gushima ni ukugira ibitekerezo bigasutse ugatekereza ku Mana Isiraheli ibirato birakubona n'urukwito rwiwe umwana yakura impuzu yasoko ndakimita ariko zo zose nabuze Imana iri yaraje Imana sayara haleluya haleluya Imana bagire neza Imana sayara tukira byiza kose muramenye mutazibagira natanga na 30 baye na 40 ndagerageza nabonye ngenda cyane ndaja munezero mwishi amen ndavuga ngo kana ngo nitonde ni matrice zakorana n'abaririmbyi cyane Imana bagire neza haleluya amen musumwe Mose yariko agenda atahurizo agenda atekereza kuri ibyo bintu umunsi umwe ngo abanyisirayeli baramubwira ngo ariko Mose izaburi gaha tugeze kuri chapitre 7 kuri verset 7 ariko ni wowe uzoza urumva kuja gusa ku misozi siko murukugiye ngo muvuganye n'Imana ni werekerayo nugaruka ngo Imana irakubwira mediyo tubi kubera iki kitotubwira kubera iki Mose atese hari ikibazo kihari
mufite umwanya tuzogende atesho n'uruhu natwe turashaka kuja kuri uwo musozi natwe turashaka ngo tuzamuke iyo mana muzamuvugana mutuzokure nayo n'ubucyo bw'itora bazindukamo muzuke kare tugende cyangwa gusigara amaze barahaguruka ngo batangire kuzamuka. Haleluya. Mutima wanje ndibaza Uwiteka wabakuye Isirayeli muri Egiputa ukabashorera ngo batange kuzamuka umusozi ngo haza tuvura duke haza igihu cyinshi gishukirasi mutakaza sigara ntabone mugezi uri imbere amaze ngo muri cyaki guhamanuka inkuba umurazo ukamuza ukamwitumba imbere inkuba ikamanuka baragatise muri nukubiso imbere ayinge Yesu bane cyo bahebe nukuri musi yuge kora n'Imana musa tumwihangane takira kandi no tutanga umusozi sina no tuzamuka mu itondo yuge usoma mu gitabo ndagaruka kuri Krisha yuge usoma igitabo cy'Abaheburayo uriya musozi wa Sinai ngo niyo twegereye uriya musozi habe n'igitungwa cyawujagaho ngo barakira kagapfirayo ndatangwa wegera ariko umunsi baragumuka barabona natwe turawushaka mwaje tugende imvura iragwa amashahi ikibazo imbehe birabaye inkuba zirakubita imirazo myinshi kandi kugikuba inkuba yisije gukubita umuntu yahwere ntakindi kizagitera umuhanda nibishinga imbere ngo baramubasa ngo bagera baravuga ngo nimba ari izi ziruzoshamo kuja kuganira n'Imana ugende uzozana zose. Haleluya haleluya ngo mutima wanje we nimbaza Uwiteka ari mwiteme Zaburi amasaha yagiye igitabo cy'ingoma ingoma yaje ni birebire ni 13 noneho ngo haza umugabo umwe yuza naratangaye kurya muza gukurikirana ibintu muza gukurikirana theology yanigisha yuza buriya yuza ngo yari umufarisayo ndakavuga no kwizina ryawe ngo yari umufarisayo ukomeye noneho ngo abari abafilisitiya ngo bamaze kubona ko isanduka ryabaguye nabi barwaye bishute mu bwake mu gitondo bose ngo bama bataka umugore tuzacise rwaye bishute abana ati naje umugabo ati muceceke byatuguye nabi mureke turisubizeyo ngo bari heza inkayiriza biriya byasobanuraga kuko iriya nkago barayonkora kugira ngo igende yabira bisobanura mwene data nuko yagiye yavuze ngo kuva muzaru kamunuranye hari ibintu bimwe bisa bigorana zasobanura kuva muzaru hari ibintu bisa bigora Paulo y'ibyo cyatumye yandika ngo twari tuzemerewe ariko siko zose bidufitiye akamaro uzumirizo ko muri kafe kubereka niyo zari byisi iyo kaba ngo bayizane haye yabira yuza ngo aragenda ngo kumbibarira tikira noneho ntiyagira ishaka ryo kwifata ngo ashaka kuvuga ngo nayifata aragaruka abwira abanyasirayeli ngo iyo tahawe iri sanduka cyangwa hasi Imana ati urandamira wowe ushobora agwaho Dawudi gakora tegera Dawudi ngo yariteguye cyane ko iryo sanduka ngo rimanuka ngo riraza ngo yumve kuko hari abagabo ngo 70 ngo bashatse kurukuka isanduka baravuga ati yo Mana yishe yuza yo Mana ibisite ni ukimurere ya sanduka ni muri kingure gira turebe ngo baragenda bambaye bitabwe kuja kureba mu isanduka ikirimo ngo bashike ngo barunguruke bose bagwa Dawudi arabisumva aravuga ati isanduka ni bari hitiza irabarira abantu ngo bararikebereza mureke tujaka ku kagabo kamwe turi kumwe yego twese baricubahira mureke turikebereze mureke turishane kwa Dodo Edom
Edomu mureke rero tubijane umugabo w'umukene n'apapa umva bisi umva abantu uwo ni Dawudi ukebereza hariya mujane nawe Ododomu ngo yarafite yari umurewe none ubu akaba umurewe akaba mu baririmbyi baza ntabwo yarashitse yubaka inzu y'Uwiteka ngo arangize ngo afata kitari iriya abandi bayicurangira ku nzu niwo ngo umunsi ngo yumve kwisha haravuga ati iriya sanduka ndareka rise bishake rimara ndabisi kirimo ngo ayihitiza mu nzu muzamureka tugira izuba bimwe z'abashitsi ibindi z'amasengesho ndabonezane mu bana turahanganira mu cyumba cy'amasengesho ngo bayinjiza mu cyumba cy'amasengesho ngo ashike ngo aje kwitegesha kitari none ngo tuyacurangira ku ngo azabona kitari ngo ayicurangira ku mutima umwana ati murayinaha ngo njya hano ruhukire hari ibintu biza ngo ku mezi atatu yamaze amezi atatu ariko bikaba ngo ibintu uzageza neza gute hari inkabyare ku mezi atatu hari hendabyare ku ariko ngo abantu baravuze ngo mureke tujya kureba iryo sanduka mureke kandi tawuje kurira ngo agende gute mureke tugemu Yesu mali cyubahiro amen Noeli naje payitaka Noeli na Sara ati Noeli ahangaha ya igitangaza ariko narizi ngo Noeli nari kubabwira kuko Imana yabonye kuko takuntu umwana yovuka ngo habura abaje kuyaramira habura abaje kwihemba ngo yagusa Herode amenya makuru araho mureke tuje kureba iyo mwana tuje kureba umwana wavutse ariko tumugenda gutyo mugemure tumva ubara bavuke mu muvuni hari bari bamenya makuru ariko Imana ihagusa umwami bashana iz'ubwami ngo bashana ibihumura neza bashana ifiza bashana izabo bara mureke tugemure ubu ni umunsi Yesu nawe yabonye basha kumwara aravuga ati dore aravuga ngo mugaruka ngo muzoze mubwira amakuru y'umwana umwuka baravuga ngo tugaruka n'Eliyasi kuko afite umugambi wo kumwica mu cyane atukuze neza noneho ngo barapanga tukara kuri uyu mugabo Ododomu ngo basanye ibintu basanye ibintu ngo yari afite abantu 62 batari barashatse abahungu baraho nabo mwase wabo baraho bari barabuze uko bashaka bamatangira kwipanga ibintu zabaye mfite umufiyanse mutima waje ngo yumve kuko kwa Ododomu ibintu zakuze byasanduka cyatu by'abatwara murabona muje kurisa ariko ngo mutaza aramubwira ngo banze uzane bitanga Imana bagire neza ijambo rya nyuma navuze kuyu Ehudi ariko Dawidi yazatekereza ngo Ehudi ngo yari umugabo wagiraga yari Benyamini Sauli nawe akaba Benjamin wo kwa Benyamini ariko Ehudi ngo yagiraga timu y'abantu ngo barashishe imoso gusa Abayahudi ntabwo barashisha ngo bateze umuntu n'indi ngo bagaze barashisha imoso kugira ngo barashe kibamuhusha abo yari yarabatoje uko ngo buke bose babiyokora bava mu Benyamini baravuga turaje kwa Dawudi kugira ngo duhangane na Sauli ariko ngo nabagabo bagaze basha mu rugamba umuntu wese yiteguye ko bamurasa niba ari ugutwi k'uburyo kuko ari bo barasira iyo bakaza ngo batiteguye bakaza kumva gusimoso ni ariko barabagoreka tutabare Dawudi urugamba baramunesha ngo aje kwandika hano haleluya aravuga ngo mutima wanje nibutse ibya Ehudi kibuka ibya Ododomu kibuka aravuga ngo mutima wanje we hembaza haleluya ibindi mwe namwe mushime izina Yehova biradarasha yavuze ikintu hari bidutera ubwoba hari byo Satani twereka imbere yake ndarangije ariko muzamureka tuzukane Zaburi ya 23 amen aduteguriza amezi imbere y'abantu yego arabona ukuri kugirwa neza niba bazizaje
ngo zizonongaho mu kibumbi naje zohora mu nzu y'Uwiteka ni ukuvuga ngo aduteguriza ameza twe tuzuka yateguye ibyo Satani akubwira ngo hari abanza hari hakunze ibintu tuzaducamo kurya ibyo tutabona ngo nanyereye narikuye hari accident wa kisutari wa utayitegeza ubona uvuze uzogasha ndarangije bene data mureke mbabwire iyi saburi tuyandike mu mitima yacu dutangire dutekereze uzi waguruka izane ku munsi umwe abasenga ndavuga bibiri gusa ndi mu marugo sinabwiye iwacu mu bitembe ko neze venotayisi ariko bose munsi umwe amambwira muzogura imodoka ndagenda mbira muzehe imodoka sindayibona ariko bamwe muzayibona nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa yarambwira ngo nawe yabirose wabirose ati kandi yamambwiraho yarose iparisi mu marugo katera igiti no kirahari kandi nizere ko nzabikora nzayihageza tu kugira usoze Imana yavuze kwizera gutuma twishyira mu ibyo kwizera tuzakurengera ibibazo kukarengera ibyo tubona kwizera kuturemera ibihiriye kure kwizera niko kuza gutuma uzazaruke ko wanakishijwe umunsi umukanezerwa uzubigurira ikoto ryambare gusa muri ibyo byarabije mu ndirimbo z'ikirundi aravuga ngo Satani wamubiye amasani pagarara akaza turasa gusimya byakungira buri mwanya akaza kurasa ibintu bikunda ibintu umwana wawe ugarwaye umwana wawe ubwo bimeze gutya umwana wawe mu gitondo nabwiye bivugiya nabwiye muka pasteur kitugusengera ngo abakiri tugiye gusengera bataha hatari parakurikira umwaka nataha nibyo kwizera kurengera ibyo Satani avuga ku buzima bwacu natangiye gusezerana je bataratumbura batarambira ibyo gushaza hako kabwira itorero ngo niyo turi kumwe hano Imana yarasohotse tuzokumana tugira ibibazo zo gutinya kuvuga zamara kuba Imana yari yabivuze gute kubera iki iyo mbwiye abantu kababwira ko Imana hari icyo yavuze ku buzima bwacu yegora n'ubu ndacashobora muri Afurika kuvuga ubutumwa hano ko ndabuvuga ariko ndacasubirayo kandi bisaba tu mutima wanje himbaza Uwiteka narangije Dawudi apanga ibintu ku kindi akaza bakibuka yamagufa mu kibaya magufa mu kibaya Ezekiel agenda nawe gusa amagufa yobaho aya magufa birashoboka ko Imana niyo yamubashije birashoboka ko amagufa abona muri iki kibaya yobaho aravuga ati Imana ni wowe ubizi aravuga ati ngaha yahanura turebe mureke mabwire iki ni igihe cyacu cyo kumedita tugatekereza ku Mana haravuga ngo wowe noba nyine wowe yahanurire ngo yahanurire yambayegerana tagufuka byahushije shebe yari kuvuga by'amavuga narizi ngo nuko bambarurire ni rimwe cyo do akumwanya shena yakwisa cyaze ariko ngo tagufuka byahushije ibindi tango twagiye mu mugongo cyangwa mushe ikintu cyose mu mwanya wa umwanya wa Imana bagire neza musubire mu bihe abari badukurikirana musubire mu bihe ibyo Imana yagiye ikorera ubuzima bwacu Dawudi uyu nguyu niyo ndirimbo yaririmbye ariko natwe hari indirimbo ziri mu gitwa niko nababwiye ntawe uzawigisha umwana kuririmba umunsi ari kuririmba yabyara ariko azamusimbiza akamatanga tagiye kitagiherezo ajoro ridaca Wamuzi wawe wategereje kugira basezerano basezeranijwe utegere
tukabwira imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha, izagufasha. kuko Imana si umuntu bw'inani bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe Izagufasha, izagufasha. ndarangije ako kantu haraho nari nakanditse. Tubwira ibibazo byo kujya gusenga. Wibuka wa muntu wari ku kidendezi yagiye gusenga ngo aravuga ngo urabona Yesu muramubwira ati subashakira ngo hariho mwene wacu bagasanisha ngo ngobona mwene wabo bamutereramo ndasiga Yesu shaka iki haje n'undi nawe bamutereramo yarafite babo nikishaka haje n'undi araki vuga ikibazo arangwa mu kanwa muri ndabo. Hari abantu baza gusenga akabangura wacu abantu baza bakenyuka naje gusenga akabangura wacu utahuze ugura imodoka nuko ngongeye gusenga urumva ngo wacu abagore tubaza bavyara tugira abakobwa badashakwa iryo sengesho riri kurabwira ikibazo kurabwira kuravuga ubunini bw'ikibazo ariko hano ko turaririmba ngo tukabwire ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha, izagufasha. kuko Imana si umuntu bw'inani bw'ikibazo, ahubwo bwira Imana yawe iruta ikibazo izagufasha, izagufasha. mureke mabwire iragusenge nuzoza uja gusenga uzubwira ikibazo habe niyo gisa gute ubwire ngo wakibazo we habe niyo uhagurutse ufite Imana ikomeye. Imana yakoze iki yakoze niki yakoze niki yakoze niki uko ni kukubwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe nabundi ikibazo cy'icukira ikibazo n'icyaha mureke guhaguruke dusenge. ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha, izagufasha.